arababa sometimes badushakira ibyiza ibibi tukabakira, ariko ntabwo twese tuba turi mu mitima yabo kugira turebe yuko ese uyu muntu aragutekerezaho iki. Burya rya shyamba nasanze atari ryeru, ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri, navuye iwacu heza nerekeza i Kigali, nzigambwiye ababyeyi ko nzavamo komeye. Usibye yuko n'ubundi uraza kuri kamera ubabwira utya gutya usange bakwishyizemo nk'umwikomyi, icyo gihe urarekera. Ariko nshimira abantu beza bamfashije. Ariko niba nkumva neza uri gushyira mu magambo ajimije, wagerageje ugasobanura neza ko ntacyo bitwaye. Nyine baba bahari, ariko kubavuga hano kuri kamera ni inzira cyane, urugendo ruba rutoroshye. Urashaka kumbwira neza ko bagukubise hasi se? Aha, ni ibintu biba bitoroshye. Ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri, i Kigali ibyo ushaka si ibyo ubona ibendeye. I'm sorry mama, ishyamba si ryeru namba. Murakoze. Muri iyi si nta muntu burya ujya ufata ubuzima abayemo ngo abuhuze n'undi. Nyine ikintu nshatse kuvuga yuko ejo nibo, ejo bundi ni njyewe. Uba uzi uko buraza gucya bumeze, twese nyine bucya tutazi ukuntu turamuka. Ushobora kuba warahuye n'ibikomere biteye ubwoba byinshi cyane ndetse birenze cyane. Ariko iyo ndirimbo ni iyawe se nayo? Yego. Cyangwa n'umuhanzi wireferaho? Ariko ni ibanga. Ubwo se birahita bimugeraho ako kanya ibyo bintu by'ibanga agahita abimenya? Yahita abimenya, dore ni abantu baba baregeye kuri social media cyane. Baba baregeye Imana ijya ibahereza imigisha myinshi. Mwarakoze cyane. Muri gushimira nyine abakugiriye neza. Abangiriye neza. Abakugiriye nabi urababwira iki se bo? Abangiriye nabi kubera yuko muri ino si noneho kugira ngo abadukurikiye barusheho kugenda banezezwa n'indirimbo. So nageze i Kigali nsanga ibinari danje, kubaho ni hatari nibereho nitwaje. Ariko byakugendekeye gute kutari kutubwira neza? Ni ibanga da. Bacyumva nuze amagambo ndi kubinyuzamo baba babyumva, ugasanga n'ejo bundi musabye support arayinyima. Abaho ni banyamigendaho, kubona ugufasha nitombora, ibyino si nk'iby'iwacu we. Namenyeye yuko i Kigali ntibajyayo amaramasa. Agashinge kaba kari ku buryo baza aho uri mu aka kanya. Ariko aka kanya ubu baza aho uri? Aka kanya? None zubu koko umuntu ubasha kumenya iwanyu ibi byo uri gukora kubera icyo atamenya aho ndi aka kanya. Nta gishoro nta n'icyo waronka. Nta gishoro nta n'icyo waronka. Ariko kandi rwose nkurikije igihe ukuriho kubivuga, nkurikije n'amagambo ari mu ndirimbo zawe, dukurikiye abadiaspora abarundi, nabonye urukundo rwanyu. So mbabwira yuko ikiganiro cyanjye gukundwa n'umukobwa w'umurundi, ibaze nawe tegura ibintu byiza bizima byubaka. Muri iyi minsi nta munsi ariko uri kubitegura tu? Ndi kubitegura kugira ngo bizaba bimeze neza. Uracyahambira mbese muri make? Yego pe. Nashatse no kugira ngo tubivugeho, ariko mbona urifashe cyane. Urubyiruko rwinshi bari kurushinja ko hano hanze biravugwa ko runywa ibiyobyabwenge, cyane cyane abantu bajya muri muzika. Ntago byabo. Rero hanze hari urubyiruko rwinshi rwifuza kuba rwajya mu buhanzi, ariko kandi ugasanga urwo rubyiruko rurahura n'imbogamizi nyinshi. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.
reka tubasuhuze mwebwe inshuti mudukurikiye kandi inshuti zacu zakadasohoka twongeye tubasuhuze cyane tuvuga duti Imana y'amahoro ibaha imigisha myinshi. Ni koko murabibona imbere yacu hari umutumirwa mwebwe aho mugiye muri hose mugiye kubana natwe, ariko kandi imbere yuko mubana natwe mukanya gato cyane turavuga duti umutumirwa wacu turamuha umwanya atwibwire, hanyuma ariko mbere yuko tumuha umwanya reka tubasuhuze mwebwe mugiye muri mu ntara zitandukanye, twavuga nk'intara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Namwe turabashuje rero, ariko kandi inshuti zacu zo hirya no hino nanone mu bihugu bigiye bitandukanye, ibyo bya Afurika, hano East Africa yose, tukavuga duti dusuhuze abari mu Burundi, abari mu Tanzania, Congo ndetse na Uganda na Kenya, yewe namwe turabashuhuje cyane, ariko tubasuhuza tuvuga duti mukomeze mubane natwe n'abari hirya y'aho ngaho East Africa nyine nk'uko twabivugaga, muri Afurika yose cyangwa se aho hirya bakunda kwita irwota masimbi, muri bya bihugu bigiye bitandukanye, muri ya migabane igiye itandukanye, nk'umugabane wa Aziya, wa Oceania, umugabane wa Amerika, aho tuhasanga ibihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi tukabona n'abanyarwanda bagiye bari muri ibyo bihugu cyangwa muri iyo migabane igiye itandukanye. Namwe turabashuhuje rero, mukomeze kugira imigisha myinshi, aba diaspora mukomeze kugubwa neza aho mugiye muri ibyo bihugu, haba hano muri Afurika yose cyangwa se no muri iyo migabane navuze yo hakurya y'inyanja. Mwese turabashuje kandi tubahaye ikaze rwose hano kuri Mushima Uwiteka TV. Rero nakanya keza ko kwakira umutumirwa, tukavuga duti bakwita nde? Ndamubona n'umujene ukiri mutoya, bakwita nde? Amazina yanjye murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Byiringiro Jonathan, kubanzi kuri social media zigiye zitandukanye, ku ma platform agiye atandukanye, muzika ari Byiringiro Jonathan. Mbere na mbere mbanjije gusuhuza aba diaspora, kubera yuko abarundi, aba diaspora bura ni abantu ba mbere bashyigikira ibikorwa byanjye, babikurikira cyane. So gira aho ngaho Jonathan wanyu muzi ukuntu yinjira. Come give me love, make you my lady. Yes. My long meditation, eregani wowe. Carry your love to me, baby, come away. And inshuti nyanshuti mpamagara, be on my way. Nujya wicuza kuba warankunze mbere, sinzahinduka Jonathan, tuza nyumva ndakwifuza. Stay by my side shenge, tuza nyumva murakoze cyane. Uko niko nsuhuza inshuti zanjye, abafana banjye. Niba mwumva neza urimo umuhanzi, numvise unabirimo neza, ari gusa nuko wabivugaga muri cya kirimi ntabwo mbasha gushona neza ngo mbe narutahura. Yego. None se uri umuhanzi cyangwa se nuko gusa ukunda kuririmba? Njyewe nkora umuziki kandi nawukunda, numva yuko binshobokeye nanawugira nk'akazi, business. Yes. Ufite ibihangano bingana iki? Mfite ibihangano byinshi bigiye bitandukanye. Cyambere burya ryashyamba nasanze atari ryeru, ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri. Navuye iwacu heza nerekeza i Kigali, zigambwiye ababyeyi ko nzavamo komeye. Ibyo nibwiraga nasanze atari ko biri, i Kigali ibyo ushaka si ibyo ubona ibende. I'm sorry mama, ishyamba si ryeru namba. Murakoze. Ishyamba si ryeru namba. Abe namba. Niko none se iyo ndirimbo ngewe nigeze kuyumva, ariko ntago nigeze nita ku munwa yiririmbye. Ni yawe se? Ni yanjye. Iri kuri televiziyo? Iri kuri channel. Kuri channel. Ndumva narigeze kuyumva kuri televiziyo cyangwa se nindi bisa? Niyo navuga yuko niyiriho yonyine, ndakeka nta wundi muntu wageze kuri. Nigeze kumva umbwira ngo ufite ibihangano bingahe? Ntago ni bingahe ufite? Ni byinshi cyane, ibyo narasohora, ibyo na uploadinze, so nyine ni ibihangano byinshi cyane mfite.
yeah. Okay. Watangiye guhanga se ubwo ufite imyaka ingahe ko mbona ukiri So natangiye guhanga mfite imyaka 18, nsohora indirimbo imwe, navuga ko nagendaga nkora indirimbo nziza cyane abantu bishimira cyane. So ikindi nkomeje, Jonathan ni umuhungu wavukiye mu buzima butoroshye. Jonathan ni umuhungu wakoze umuziki bigoye, ikindi kandi ndetse ni n'umuhungu ufite discipline, ndangagaciro yahawe na famiye, ndetse nshimira abantu nasanze hano muri Kigali bakamfasha bakanyereka yuko ntari njyenyine, yaba muri support y'amafaranga, muri support yo gusapotinga music yanjye. Respect kuri abo bantu bose bagiye batandukanye cyane, yuko biba bitoroshye hano muri Kigali. aba ari uguhiga ashakisha kugira arebe yuko hari icyavamo, cyane yuko biba bitoroshye. Yes, niba nkumva neza tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 2. Uri buze kuturirimbira aka kanya, turagusaba ngo unadusangize no kuri ubwo buhamya bwawe. Gute urugero wari uvuze uti ku imibereho y'uko wavutse, wari ubivuzeho neza. mu mibereho imibereho yawe nyine, wari ugiye kutubwira ko ugiye kudusangiza ku mibereho yawe nyine. icya mbere mbabwira yuko hano muri Kigali ntabwo biba byoroshye. So kuba wagira communication n'umunyamakuru nabyo ni ibintu biba bitoroshye, ariko hari abantu beza hano muri iki gihe bagiye batandukanye, ariko si uko bose baba bafite imitima myiza. Hari ababa sometimes badushakira ibyiza, ibibi tukabakira, ariko ntabwo twese tuba turi mu mitima yabo kugira turebe yuko ese uyu muntu aragutekerezaho iki. Ariko niba nkumva neza uri gushyira mu magambo ajimije, wagerageje ugasobanura neza ko ntacyo bitwaye. Nyine baba bahari, ariko kubavuga hano kuri kamera ni inzira cyane, urugendo ruba rutoroshye. Urashaka kumbwira neza ko bagukubise hasi se? Ni ibintu biba bitoroshye, usibye yuko n'ubundi uraza kuri kamera ubabwira utya gutya, usange bakwishyizemo nk'umwikomyi, icyo gihe urarekera. Ariko nshimira abantu beza bamfashije. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Imana ijya ibahereza imigisha myinshi. Mwarakoze cyane. Muri gushimira nyine abakugiriye neza. Abangiriye neza. Abakugiriye nabi urababwira iki se bo? Abangiriye nabi kubera yuko muri ino si, muri iyi si nta muntu burya ujya ufata ubuzima abayemo ngo abuhuze n'undi. Nyine ikintu nshatse kuvuga yuko ejo nibo, ejo bundi ni njyewe. Uba uzi uko buraza gucya bumeze, twese nyine bucya tutazi ukuntu turamuka. Ariko byakugendekeye gute kutari kutubwira neza? Ni ibanga da. Bacyumva nuze amagambo ndi kubinyuzamo, baba babyumva, ugasanga n'ejo bundi musabye support arayinyima, ariko ni ibanga. Ubwo se birahita bimugeraho ako kanya ibyo bintu by'ibanga agahita abimenya? Yahita abimenya, dore ni abantu baba baregeye kuri social media cyane. Baba baregeye agashinge kaba kari ku buryo bazahuri mu aka kanya. Ariko aka kanya ubu bazahuri aka kanya. None zubu koko umuntu ubasha kumenya iwanyu ibi uri gukora kubera icyo atamenya aho ndi aka kanya. So rero niba bagize ibanga ntacyo, watubwiye kuri umuhanzi, yongera udukubitireho indirimbo noneho kugira ngo abadukurikiye barusheho kugenda banezezwa n'indirimbo. So nageze i Kigali nsanga ibinari danje, kubaho ni hatari nibereho nitwaje,
abaho niba nyamigendaho kubona ugufasha n'itombora ibyino si nk'iby'iwacu we namenyeye yuko i Kigali ntibajyayo amara nta gishoro nta n'icyo waronka nta gishoro nta n'icyo waronka ariko kandi rwose nkurikije igihe ukuriho kubivuga nkurikije n'amagambo ari mu ndirimbo zawe ushobora kuba warahuye n'ibikomere biteye ubwoba byinshi cyane ndetse birenze cyane ariko iyo ndirimbo ni iyawe se nayo yego cyangwa n'umuhanzi wireferaho iyanjye ngo i Kigali nta gishoro nta n'icyo waronka yego nzi ko hari undi muntu ntashobora kuba narayumvanyira ubwo si ubwo ni ubu amaye ni uwuhe ko kabwo ahita amutera copyright reka nuko waba ubaye Babylone nka ba bandi se nawe oya nyabwo nyine nawe waba ushatse gukora nk'ibyo bagukoreye oya ndumva ahubwo yaba ashatse kunyiba proje yanjye ariko nahita mutamo da nahita mutamo reka da njyewe banza igice ariko tugaruke gatoya utubwira ko ukimara kutubwira ko uri umuhanzi uri umuntu uririmba hanze aha bavuga ko abantu b'abahanzi buriya baba batoroshye ku bintu nk'ibyo bya copyright n'ibindi n'ibiki byose ntabwo biba byoroshye buriya ugakoresha akantu ke gatoya tayari ahita gutamo nta mikino yes ko dukurikiye uwo ari we wese nawe aherereye hose turi kuganira nande wigeze kurivugaho ongera utubwire utwibutsa amazina Niki Jonathan njyewe numvise iryo zina atari ubwa mbere niyumvise mu buhanzi no muri showbiz ariko kandi nanone nkibaza ntise watangiye guhanga ufite imyaka ingahe sinzi nigeze kubikubaza warya wabimbajije yego wenda uze kongera ubikomozeho kugira ngo abadukurikiye barusheho kubyumva neza ese mu buhanzi bwawe ni ibiki bikugora so icyambere burya kubona ibiceri byo gukora indirimbo ni ibintu biba bitoroshye cyane akaba ari naho muhera iyo mwamaze gufatisha ari naho muhera mu kubita abantu za copyright iyo nyine hari akantu mwumvise ahandi hantu kanyu birumvikana cyane ko ntago waba warafashe proje yawe yandika ukayitaho amafaranga audio video so ntago biba byoroshye kuba umuntu yaza akakwiba ball yawe ni ibintu biba bitoroshye habe namba pe so nshimira abadukurikiye abadiaspora abarundi nabonye urukundo rwanyu so mbabwira yuko ikiganiro cyanjye nakagaruka yari Ki Jonathan murakoze Imana ibane namwe mwese mu gihe gito none se Jonathan ubirangije gutyo se ubwo turashoje birarangiye kubera yuko iyo mundi mbafitiye ikiganiro cyiza ndetse n'indirimbo ejo bundi ryari se rego uri gutanga amakuru igice ryari impamvu buriya igihe uvuze uko uzahereza ikintu abanyarwanda iyo kigeze rero ntukibahereze bagufata nabi ndetse n'abakunzi bawe hari igihe usanga nyine batakikwizera ariko niyo mpamvu muri ino minsi ndi kubategura ibintu byiza bizima byubaka muri iyi minsi nta munsi ariko uri kubitegura tu ndi kubitegura kugira ngo bizaba bimeze neza uracyahambira mbese muri make yego pe rero hanze aha hari urubyiruko rwinshi rwifuza kuba rwajya mu buhanzi ariko kandi ugasanga urwo rubyiruko rurahura n'imbogamizi nyinshi nashatse no kugira ngo tubivugeho ariko mbona urifashe cyane urubyiruko rwinshi bari kurushinja ko hano hanze biravugwa ko runywa ibiyobyabwenge cyane cyane abantu bajya muri muzika ntago byabura pe ntago byabura kubera ko bumva bari hejuru cyane bakumva atari byo banyweye nyine nta kindi bafata
none si ibyo bintu birakwiye nshuti. ya nyine ntabwo biba bikwiye, ariko nyine navuga yuko baba bumva bari hejuru cyane, bumva yuko ntacyo bageraho batabikoze, bityo bigatuma rero bishora mu biyobyabwenge. So gusa inama nabagira ntibabirebe ko nta keza kabyo, ntibirebe yuko uri umusitari ngo birebe yuko basi byanakongerera iminsi yawe yo kubaho, ariko nyine wabyinjiyemo kubivamo ntabwo biba byoroshye. Ya murakoze. Ariko kandi nubwo bitoroshye ntabwo ari sawa kugira ngo bishore mu biyobyabwenge. Tekereza ko n'ubutumwa baba batangaga buriya ntabwo baba bumeze neza. Kabisa. None hano hanze nanone hari urubyiruko ruvuga ngo imirimo yarabuze, nta kazi. Se nk'umuntu agiye muri muzika ari urubyiruko nyine nkawe, ubona hari ikintu byatanga, hari amafaranga ashobora kubona ku buryo yamufasha? Ngiye byagitanga kubera yuko icyambere umuziki wanjye mukora urimo inyigisho kandi zubaka, so ndizera nashidikanyaho yuko byagira ikintu bimara, yaba kuri sosiyete nyarwanda cyangwa ku rungano rwanjye ndetse no ku bantu bakuze. So ndumva rero hari ikintu, ari message nawe ndi gutanga kandi nziza cyane, mbabwira yuko ubutaha noneho ntabwo njye nzaza ndi njyenyine, nzaza mfite message, ikintu naba nyine nabazaniye by'abanyarwanda bo muri hose, nshimira aba diaspora Abarundi. Uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi, umukobwa w'umurundi, ibaze nawe ya ndabakunda cyane kandi bafitiye ibintu birenze cyane cyane cyane. So rero ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.